tererana mu makuba no mu byago ntidutererana. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana, kandi n'inshuti ntizitinya kubikora, ariko Imana twakurikiye ntigitererana abayo mu makuba no mu byago ntidutererana. Sure.
itorero ryayo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Twongera tugashima Imana kuri uyu munsi wa Pentekoti. Ni umunsi abakristo bahereweho ubwo buntu bwa Yesu Kristo. Tuba twarapfuye iyo Mwuka Wera ataza, ariko Mwuka Wera amaze kutugeraho yaratuzuye. Ubo yazuye nanje ndimo. Haleluya. Ubo yazuye yanzuranye n'umuryango. Bizi neza ko habayemo ibikuba byinshi, ariko Yesu yarahabaye. Haleluya. Nongeye gushima Imana ko ikomeje kuduhagararaho, tukaba tukiri mu buntu bwayo tutarahirima, ubwo Yesu akaba tubereye gisunika, zina ryayo nirihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Ikintu nshimira Imana cyane, ndashimira Imana yanjye, ikabana n'umuryango wanjye, ikabana n'itorero ryo nkoreramo umurimo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi ni ibizazane byinshi twagiye duhura nabyo kugira ngo ariko Imana igenda iturinda, igenda idukingira akaboko, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu by'ukuri ni byinshi navuga, ariko benshi muri make, kuko ni byinshi twagiye ducamo, intambara mu itorero cyangwa se naho dukora, ariko Imana ikabarira natwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana, nabonye akazi hariya ku kigo cya Musanze wa kabiri. Ntabwo byoroshye kugira ngo uba uri gukora muri sosiyete runaka, haba hari sitoke y'ibiryo, hari iki byose, ariko iyo uharaye ugaca mu gitondo, akenshi iyo mvuye mu rugo, mva mu rugo, mudamu aravuga ati Imana igufashe mu gitondo uzirana, ariko nagenda nkaba nundaritse, nundaritse amahoro. Imana ikunda umuntu yubaha. Haleluya. Ngiye gushima Imana by'intangarugero, ariko ndikumva nshaka gushima Imana n'indirimbo. Sinzi niba barayinyemerera. Amen. Amen. Haleluya. Bari bahereza umugisha cyane. Burya yavuze ngo yavuye hano. Amina. Pastor. Ya video yavuye hano. Ingoda. Duheze Imana bati. Imana
nababwiye ko ndi umupapa mfite abana babiri n'umudamu umwe abantu yahabaye ifumu cy'abagarura uranya na pasiteri. Haleluya, amen. Nkunda kuvugira Imana kuko hari byinshi. Umuririmbyi we yuzuye umwuka arangije araririmba ngo imigisha iva mu gakiza kayo ngewe ubwanjye narayiboneye. Amen. Mu bigaragara abantu benshi banyitiranya n'umusore ariko ndakuze. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero. Yego. Amen. Narabakumbuye barabankumbuza ariko ndavuga nti nanjye umunsi umwe nzaza terana. Haleluya. Buriya hari ikintu namaze kumenya neza kandi ntazigera nshidikanyaho, nuko umuntu wese uri mu nzira akunda guhura n'ibisitaza, akunda guhura n'umunyerere, yarangiza agakunda guhura n'amabuye, agahura n'imikuku ndetse imiferege ikamukubita hasi, umunyerere ukisuka imbere ye. Haleluya. Ariko ijambo ryarambwiye ngo muri ibyo byose, muri ayo makuba yose, muri ibyo bibazo byose, Imana izagenda ibikurindiramo. Niko ijambo ryambwiye. Amen. Hari igihe kigera umuntu akabaho mu gihe kimeze nk'icy'umwijima kandi akabaho yumva nta byiringiro afite, akabaho mu buzima budafite intego. Kandi nasanze ubuzima budafite intego ni nko kwibera mu icuraburindi. Ndangije ngiye gusoma Bibiliya, irangiza irambwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, irambwira ngo nta kindi kintu kijya kizana umujura, nta kindi kintu kizana Satani uretse ibintu bitatu: uretse kwiba, uretse kwica no kurinda. Haleluya. Amen. Yavuga cyane ntabwo nyurana. Oya nibyo umamo. Hari igihe umukirisitu, umudiyakoni, umuririmbyi, umuntu uwo ari we wese aba mu itorero ariko akorera abashumba nk'uko babiririmba, akorera mwarimu, akorera pasiteri kugira ngo abaturage babone ko akijijwe, ariko nyamara adakijijwe. Ibyirato by'uwo muntu nimaze imyaka myinshi mu itorero, barangiza bagatera indirimbo ikavuga ngo njye ni umukristo ngo kandi nzahora ndiwe. Ni koko se? Muranyihanganira ngira ikinyarwanda gikomeye, ariko icyo ndi bukoreshe iwacu ni Nyanza ya Majyepfo. Niba wumva ashyizemo ikinyarwanda utumva utera agatoki ndagusobanura. Amen. Ukabaho uri umuririmbyi, ukabaho mu buhumyi, ukabaho uri umudiyakoni, ukabaho mu buhumyi kugira ngo ushimishe pasiteri, ariko Imana yarambwiye, irambwira ngo iraje ibivangure. Ubundi ukabaho kugira ngo, ariko nasanze ntabwo tubarenganye bajye bagafatanya umurimo. Hari igihe kiba gikuta aribo bazacyuzuza ngo imirimo y'abera ngo nimara kwibuka ngo bamaze kuyipima bagasanga ishyitse azakwasira. Ariko mwaririmbye ntabwo byibuka neza ngo n'ibizashya ntabwo mbizi. Umunzana azaba ari umuntu. Ni mwebwe mwabihanura ntabwo ari njye. Ariko nimubareka tugendane, nimubareka
utize izo mbaraga ariko ni byiza. Ariko umunzani nuramuka ugiye gupima ya mirimo bahimba n'ibikazaje. noneho naratangiye ni kuvuga ngo burya iyo umuntu ari mu rugendo, burya iyo umuntu ari mu nzira, burya iyo umuntu azi neza ko afite isafari, hari ibintu runaka agomba gutegura by'ingenzi. Niba agiye mu butumwa hari ibyo agomba gutegura, ariko hari ikintu nasanze nararebye ejo bundi nari ndi kumwe n'abantu turi kuganira ijambo ry'Imana, barangije barambwira ati mbaba musengere mfite ikibazo iki n'iki. ndavuga ni wese ubira hano ntacyo ufite, ndavuga ni hoya reka nkubwire mundusha kuririmba, reka turirimbe. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba? Gakuririra handi uwaba ujura n'umurimbuzi. Umurongo wa kabiri, ngari kunyura mu irembo niwe mwungeri w'inama. Haleluya. Mukuru umupapa burya utashye akanyura mu irembo burya batashye. Ngari kunyura ngo mu irembo niwe mwungeri w'inama ngo muri